Bite byawe sha? Ni sawa. Ni sawa? Birabasa ari ukudwa ibyo ufite byose. Ina bibaho. Urirengera ingaruka ziri bukubeho. Nare bidazitegereje. Ngatuve mu maso. Humura ntabwo ndi bugukate ahubwo se katira ibikoreshoje nyibingana gute. Saddam se, umungu ari kugushaka ngo muvugane kuri telefone. Mbere yuko mutwica, katubanze tujye kwihana. Ariko se gurusi umunsi uri kubona cyandi kona ari bisanzwe pe uko se uri kwari kusanzwe urebara hanyuma se ushaka kubikore hiki ntakubeshye pe ndi kubona ubushomeri buri kugaragaraho mu maso ibyo ndabyumva ubushomeri pe ndabufite ariko se ushaka kubikore hiki koko ngiye mfite igitekerezo cyatwa gutsinda buno ubushomeri pe ntituzongere gushoma sha ahubwo y'igurusi ngiye mfite uburyo twabonamo amafaranga Oh my God. Usuba y'igurusi ugiye nkubwiye ubwo buryo bwari nkurikije ubushomeri mfite kandi nkaba ntarize akazi nakamye nako kwiba ubu ni nicyo wengo kundira ahubwo se niba gahunda ari yo kwiba wese tugahita tubitangireje dore ejo mu gatondo hanga nta ejo mu gitondo cya kano kanya ejo mu gitondo ejo yaba ari ki reka dutangire kano kanya sawa Allo ariko sinoge wibagiye gahunda dufitanye koko none sura cyari he nuzi ko karukazi bisaba kuzinduka abantu bakiri benshi munzi sawa ntari binda gutegeje ko wihute wakabije kabisa ndaza kugukata wihute sawa Katonda wanjye akusinoge muharasase Ranga masauze kandi bisaka ko kazi bisaka kuzinduka ihangane niba nati oya ntabyo kwihangana ndagukata gakatwa mu gihe kirambara wa musiga kuko ibiyo byinshi kundusha humura ntabwo ndi bugukata ahubwo se katira ibikoreshoje nyibingana gute hakugiye no kwica abantu ujura tujyemo burarenze urebye nawe ushobora no kwasiga ubuzima ahubwo reka turebe ibikoresho wazanye ko bingana uza wowe wananirana turabazirika songa libala oye oya ntabyo kubazirika ahubwo no gusiga tubisha okay ngo nuva none nta kindi gisigaye twatangira akazi ka oya dutangire abantu baracyari benshi mu muhanda ubu ngo aya masani cyo gihe ahubwo reka dore kuri uriya ndi kubona afite n'amafaranga menshi cyane cyo ni igikire ni mu diaspora namubonye reka tugihere turagicakaza mpaka urawe tuyamukuraho mureke niyo gahunda Bite byawe sha? Ni sawa. Ni sawa? Birabasa ari ukudwa ibyo ufite byose. Ina bibaho. Urirengera ingaruka ziri bukubeho. Nare bidazitegereje. Umva sha nta magambo yawe dukeneye kumva zana ibyo ufite byose urangiza wigendera. Sha nta kintu mfite. Nta kintu ufite? Ariko turasigarana bino. Ngatuve mu maso. Simon. Igurusi wawe njye nakubwiraga ishabwa man bisi kugira umushinga sha bro agashinga kanje wabonye no telefone iyi ngirimo 120 yewe ubu nakize byarangiye reba ino bag ni Apple harimo n'ibintu mw'imbere harimo amadolari nayabonye usiko nakize we ako kira kirara we cyari kiryoshye bura no mu diaspora bura nandi kugira amaki kinono kiratwica ariko nsanze ari kadage sha nabandi baraza ahubwo reka dukore n'udikoraje n'undi muntu bura nabashobora kuneza ku mafaranga uyu munsi wo ndi kubona ari sawa no munsi ndarya neza sawa Bite byawe sha ni byiza biraba byiza ari ukudwa ibyo ufite byose ariko nge nta kintu mfite ariko ufite umutima kandi ndagushaka ntawe nshaka ahubwo n'igurusi ushaka cyane rwose kuko wanjye urwaye kanseri ahubwo noge mwafashe tukawumukura A few moments later.
ariko se gusi undi ushaka twakitera koko mubona ko tumaje kugwiza tugenda tujye kandi mbona haje none yanze kuza kajye kumusuriza hariya Saddam Hussein, Mungu ari kugushaka ngo muvugane kuri telefone. Katonda wanjye. Hello muhungu wanjye. Ndetse gatoya nari mpuye n'utubeba dutoya tunyoberaho kamanze ntwereka ikirwa. Ndaje maze ntugabura ingona zanjye. Ntago tuzi umuntu twakinye natwo. Ndaje nkuvugishe mu kandi kanya muhungu wanjye. mbere yuko mutwica katubanze tujye kwihana